twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani duhamanga kuri buri munsi kugira ngo tumusange dusanganire ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Bana b'Imana ni muhumure muze dutege amatwi iyi baruwa y'urukundo nziza kandi ryoshye Imana yatwandikiye kuri uwa kane w'icyumweru cya 16 tariki 21 Nyakanga 2022. Isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwe wa 2 murongo wa 1 kugeza ku wa 3, wa 7 kugeza ku wa 8, wa 12 kugeza ku wa 13. Uhoraho ambwirira ijambo agira ati, genda urangurure mu matwi ya Yerusalemu uti, Uhoraho avuze atya, ndakwibutsa ubuyoboke bwo mu bukumi bwawe n'urukundo rufite ukirambagizwa. Icyo gihe wankurikiraga mu butayu, mu butaka butagira ikibumeramo. Isiraheli yari umwihariko w'Uhoraho n'umuganura umugenewe. Uwawuryagaho wese yawuryozwaga maze agaterwa n'ibyago. Uwo n'Uhoraho ubivuze. Nabazanye mu gihugu cy'uburumbuke kugira ngo murye ku mbuto zacyo kandi munyurwe n'ibyiza byacyo. Nyamara mwebwe mukigezemo muragihindanya, maze umurage wanjye muwuhindura umwuka. Abahereza bitambo ntibageze bati, Uhoraho ari he? Abazi amategeko yanjye baranyirengagije, abayobora rubanda banyitaruyeho. Abahanuzi bahanura mu izina rya Behari, maze biruka inyuma y'ibidafite akamaro. Juru, ibyo ntibigutangaze, wumirwe kandi ujunjame. Uwo n'Uhoraho bivuze. Koko umuryango wanjye wakoze amahano abiri. Barantaye nge soko y'amazi afutse, bifukurira amariba yabo bwite, amariba atobotse adashobora no kuregamo amazi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 36. Nyagasani wawe niho hari isoko y'ubugingo. Uhoraho impuhwe zawe ziganje mu ijuru, ubudahinyuka bwawe bugakabakaba mu bicu. Ubutungane bwawe butumburutse nk'imisozi miremire, ubucamanza bwawe bukareshya n'inyenga ngari. Mana yanjye, mbega ineza yawe ngura bintagereranywa. Bene muntu babona ubuhungiro mu gicucu cy'amababa yawe, bakijuta amafunguro amara inzara babonera mu ngoro yawe, maze ukabashora ku ruzi rw'ibyiza bikomoka iwawe. Koko rero iwawe no hari isoko y'ubugingo, kandi urumuri rwawe nirwo natwe dukesha kubona urumuri. Ineza yawe urayikomeza bakumenye, n'ubutabera bwawe ubukomereze abafite umutima uboneye. Nyagasani iwawe niho hari isoko y'ubugingo. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo umutwe wa 13 murongo wa 10 kugeza ku wa 17. Muri icyo gihe abigishwa begera Yesu baramubaza bati, igituma ubabwira mu migani ni iki? Arabasubiza ati, mwebweho mwahawe kumenya amabanga y'ingoma y'ijuru, naho bo ntibabihawe. Kuko ufite byinshi ari uzongererwa agakungahara, naho ufite bike nicyo yarafite bazakimwaka. Nicyo kintera kubabwira mu migani, kuko bareba ntibabone, batega amatwi ntibumve kandi basobanukirwe. Bityo ubuhanuzi bwa Izayi bubuzirizwaho ngo, kumva muzumva ariko ntimuzasobanukirwa, kureba muzareba ariko ntimuzabona. Kuko umutima w'uwo muryango ntangiye, bipfutse amatwi bahunza n'amaso, bagira ngo batabona, bagira ngo batumva, bagira ngo umutima wabo udasobanukirwa, bakisubiraho nk'abakiza. Mwebweho amaso yanyu arahirwa kuko abona, n'amatwi yanyu arahirwa kuko yumva. Ndababwira ukuri, abahanuzi benshi n'intungane nyinshi bifuje kubona ibyo muruzi ntibabibona, kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Prier, c'est fermer les yeux et ouvrir le cœur. Gusenga no gufunga amaso ugafungura umutima. Umutima nama ngahura n'Imana. Ba Kristo bavandimwe nidukomere, nidushinge imizi muri Kristo, dukomere buri munsi, dukomeza abandi buri munsi. Amen. Imana yadutegura amasomo aryoshye cyane kuri uyu munsi, ubwo igiye gutuvana ku isoko ryo kureremba, igatwerekeza ku isoko, Yesu soko y'ubuzima. Mu ngingo igira iti, uko numva iby'Imana, la compréhension des mystères de Dieu. Gutega amatwi, kumva, gucengerwa n'amabanga y'Imana. Akamvugo ngo iby'Imana biryo warambije, warambiwe yatashye, kandi ngo uwitonze atora kamuheze. Kwitonda nyicara ngacukumbura kabona Imana kugeza ngeze ku Mana. Gushakashaka turaza kubona ko kumva atari ugutega gusa aya matwi y'inyuma, ahubwo amatwi y'imbere wa mutima. Kuko umuntu yumvise neza
nibwo ashobora no kumvira. La compréhension conduit à l'obéissance. Reka rero kugira ngo twumve ibyanditswe bitagatifu duhere ku mwitozo wo kumva koko kuko ngo umuhanga mu gukosora ikizamini yemeza ko la compréhension de la question fait partie de la réponse. C'est déjà la moitié des points. Wowe washoboye kumva neza ikibazo wabajijwe ngo warangije kubona icya kabiri cy'amanota. Nuko mwarimu umunsi umwe mu kizamini ngo abwira abanyeshuri ati fata ikaramu n'urupapuro wandike rimwe ushyireho kabiri. Uri kubona kangahe? Umunyeshuri ati mbega mwarimu ubaza ibyazi nawe, ese iki ni ikizamini koko uyu mwarimu aduhaye turi muri kaminuza koko? Kwebwe koko abantu b'intiti nkatwe? Nuko n'agasuzuguro nabo bamupinze bati turi kubona gatatu. Ubanza barasubije bati maze utureke. Nuko mwarimu n'ubwitonzi bwinshi arababwira ati mbere rero gusubiza ujye ubanza ushishoze ucukumbure ntugahubuke. Erega ntabwo nigeze mbabwira ngo rimwe guteranyaho na kabiri ngo bingana na kangahe, ahubwo rimwe gushyiraho kabiri urabona kangahe. Aha uko kubona kwanyu nashaka ko mutera imbere mu mibonere yanyu, mu myumvire yanyu, muri vision, mu byerekezo byanyu, mutera imbere mu cyerekezo. Aha numvaga muza kubona 12 nk'imiryango 12 ya Isiraheli, nuko bose babona 0. Aha utazi ubwenge n'umuswa abona 0, kandi ngo bari intiti barasomye ibisome babyeyi. Yemwe nguko ko abahanga biyemera, nyamara ubuhanga nyine n'uguhanga. Umunyabwenge n'uwenga uzi kwenga akayoga karyoshye, ukagendera ku byo ubona ngo akurizaho kuvumbura ibindi, kubona ibindi byisumbuyeho. Naho iyo wihaye ngo ndabizi nsanzwe mbizi, uguma nyine kuri byo usanzwe uzi, ntutera imbere. Birangira rero urerembye utsinzwe. Nguko uko tugomba gucukumbura buri munsi kugeza kure, gusoma kure. Être intellectuel rya jambo ry'ikilatini intus legere. Umunyabwenge nuzi gusoma indani imbere agacukumbura. Intus legere, c'est ça la compréhension, c'est ça l'intelligence. Intus legere. Muri amasomo tugiye kumva ngo dusobanukirwe, ducengere, ducukumbure l'intelligence. Intus legere, gusoma imbere indani. Mu isomo rya mbere Imana nka mwarimu mwiza iributsa umuryango wayo gutareremba, gutarambika, gushyira amaguru ku butaka ngo bongere basubize amaso inyuma, barebe le passé, le présent, ubundi bazagere aheza, l'avenir, le futur. Ngo kuko gucukumbura amateka ntabwo ari ukuzikura kubika inzika y'ibyahise, ibyo wibagiwe amateka mabashaririye, ahubwo ni kwibukiranya amateka y'umukiro. Ya Mana yandikiye igororotse ku mirongo igoramye iti Isiraheli ndakwibutsa ububabike bwo mu bukumi bwawe n'urukundo wari umfitiye ukirambagizwa. Amen. Comment était ma jeunesse? Umva mu Kristo umuvandimwe, akagahoro mwa babyeyi mwe tugira mu Kristo cya cyokere kwa kureremba bwa bwokere bwacu. Harakoresha umuhanuzi wa Yeremiya arambwira ati koko umuryango wanjye wakoze amahano 2, barantaye ngesoko y'amazi afutse, ikindi bifukurira amariba yabo bwite, amariba yatobotse adashobora no kuregamo amazi. Bakristo bavandimwe, Imana ifite agahinda gakomeye, deception. Wa muntu utakazaho igihe ukamwitaho ko Imana inyitaho, nuko hashira kabiri agatangira akajya gutuka, agakuvuga nabi, akagusebya. Imana imeze rero nk'umushumba mwiza ubabazwa n'ihene ari kugenda henda ngo ayigaburire ubwatsi butoshye, aho kumvira Imana, aho kumvira umushumba mwiza, ikikurikirira ikirura kigiye kuyitapfuna. Ngaho amasoko twipfukura twebwe ubwacu arimo ibiziba, arimo imyanda, atobotse yuzuyemo ibikabyo, imyanda, ibyaha. Ibyo byose baduhendesha bakadushuka, ibiyobyabwenge, tukabikurikira tukabyadukira, kandi bigiye guturoha habi. Turazira iki rero? Aha kureremba mu by'Imana, agahararo. Muri ibyo aza muri we uyu munsi ati Nyagasani wawe niho hari isoko y'ubugingo. Amen. Wasanga kandi nanjye w'umukristo narataye isoko, nkaba nirirwa ku isoko, ku nzira numva imiyaga, amatiku, amakimbirane, aho kumva Imana, aho kunga umwe n'abavandimwe. Yezu mwivaje uyu munsi nawe aratubuza agahararo no kureremba mu by'Imana. Ugasanyisho za Yezu utagira umwanya wo kuzumva neza, kuzakira neza, ngo tuzumve neza. Birumvikana ntiduteze kwera imbuto nziza uko bikwiye. Kubera iki? Kubera kureremba, être superficiel, sans profondeur. Yezu rero kuvugira mu migani aduha ibigeranyo by'ingoma y'ijuru,
reka rero turebere hamwe impamvu eshatu z'ingenzi Yesu avugira mu migani. Impamvu ya mbere ni uko ingoma y'Imana ari ibanga cyangwa iyobera. Le secret et le mystère. Iyobera ntabwo ari ikintu gitumvikana, ahubwo nicyo ushobora kumvaho, ntukimamaze uko cyakabaye cyose, ntugikonoze uko cyakabaye cyose. Aha ni nka ya soko y'amazi wavoma aho ushoboye bitewe n'ikivomesho uri kuvomesha, ariko ntushobore kuyakamya. Ni ya Mana iguha byose ukeneye, ariko ubwenge bwa muntu bwawe cyangwa ubwanjye tudashobora gushyikira ngo tuyumve uko bishoboye, ngo tuyumve uko yakabaye yose. Bisaba rero guhamya ibirindiro, gucukumbura ngafata igihe gihagije, kuzirikana na meditation, nuko nanjye nkabyerekezaho, ijambo ry'Imana nkarigira iryanjye, bityo nkaba nava mu gihururu nginjira mu nzu imbere indani nkareba ikiriyo. Mbese ngirinda kumera nk'aba banyeshuri ngo ndabizi, ngo rimwe ushyizeho kabiri ngo ni gatatu, ye baba we, kubera ko utagize umwanya wo gushishoza ntubone neza ikiri imbere, ntubone ko ari 12, ngoko kudacengera no kudacengerwa n'ijambo ry'Imana. Impamvu ya kabiri ni amaso y'umutima. Iby'Imana ni ibyaroho, ni amabanga agomba gusesengurwa n'umutima, ugafunga aya maso y'umubiri ugafungura umutima. Ukwemera n'ukumva no kubona Imana ntabwo ari ukureremba hejuru ngo narashyikiriye, ahubwo ni ugukomeza winjira wese. Ubuzima bwacu rero nk'abakristo ni nk'umugani, aho Imana yihishe ngomba kujya kuyishakisha nkayisanga, aho Imana ivugira, aho Imana ikorera. Nshobora kuba rero ndi umunyagahararo nkumva Imana ibice ku rwego rw'imibereho ya muntu, akaba ariho ngarukira, bikazarangira nguye mu rujijo, désillusion. Yesu rero we akatugira inama yo kubyaza umusaruro aya mahirwe tugira yo kumva ijambo ry'Imana buri munsi. Ati ndababwira ukuri, abahanuzi benshi n'intungane nyinshi bifuje kubona ibyo muruzi ntibabibona, kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Amen. Impamvu ya gatatu, c'est l'apostolat de proximité. Yesu mu butumwa bwe yifuza kwegera abantu, akabaho mu buzima bwabo, akabegera mu ngo zabo, akabasanga mu buzima bwabo. Rero agakoresha imvugo ndetse n'ibigereranyo byari bisanzwe bikoreshwa mu muco wabo, ariko nanatibagije ko hari abakontre succès, abamurwanya, abamupinga, nabo agashaka uburyo yabiyegereza ngo ababwiriremo banumve. Nuko agakoresha imvugo buri wese yaza gufindura, yaza kwiyumvamo. Buri wese none akaza gukora urugendo rw'umutima we, gushishoza, gucengera, kubyerekezaho, atari kubisunikira ku bandi gusa. Aha ngo gwirwa benshi akumva bene yo. Ese njye w'umukristo nkoresha ubuhe buryo ngo ncengerwe n'iby'Imana? Uwitonze atora kamuheze. Mbere aha twagiye tugaruka ku myanya 5 y'ibyumviro: uruhu, amatwi, amazuru, ururimi n'amaso, bidufasha kumva, kubona, gukorwaho. Iyo myanya iherereye inyuma yose, ushobora kuyikoresha pe ukabona ibisubizo. Ariko babyeyi, ibisubizo bidafite ireme, nanjye kuvuga byo kureremba. Mu gihe umwanya wa 6 w'ibyumviro, 6e sens, iyo udakora neza iwawe, nanjye kuvuga wumva ibicagase, wumva ibice, ntucukumbure, ntucengerwe. Rero imikorere y'uwo mwanya wa 6, 6e sens, iratangaje pe, iranashimishije, kuko uyu mwanya wo ugera kure, dans la profondeur, aho umubiri utashoboye kugera, ukumva ibyo umubiri utashoboye kumva, ukabona ibyiriya myanya yindi itashoboye kubona, ugakemura ibibazo byinshi yindi myanya itashoboye gukemura. Kubera iki? Entrer en profondeur, gucengera ukagera ku isoko, ukava ku isoko nyine. Uyu mwanya wa 6 yo ukoresheje neza, ujya ku isoko, ukava ku isoko nyine. Mu buzima bwawe uwo mwanya witwa terme technique la conscience, umutima nama, aho mpurira n'Imana, Imana ikampa ibisubizo, nkayigeraho nkayishakashaka. Bya bisubizo mbona ku Mana abantu batashobora kumpa, umutima nama ukanyongorera, Imana ikanyongorera uko nza kwitwara mu kibazo runaka. Reka rero muri akanya gato tunyarukire mu ishuri ry'umutima nama, la conscience, turebe uko ukora ndetse n'uko ukora bishimishije cyane. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo muri quartier imwe mu karere kamwe, ngo hari itegeko ry'uko umugabo wakoye umugore we neza atari ku ideni, ngo umugore agomba kujya bimwubahira yivuye inyuma. Nuko ngo hari itegeko rirengera nyine abo bagabo ngo bakoye neza. Babyeyi, yuko mu kijumba kinini cyose umugore yabaga yatetse, ngo ikijumba yari aliment préféré muri ako gace, cyari gikunzwe. Itegeko rero rikagira riti ikijumba kinini cyose ni icy'umugabo.
ngo umugore utarabyubahirizaga yarahukanaga agahaga nka ka weekend gashyushye akaba yajya iwabo, akazongera kugaruka yaramenye ubwenge, yarashyize ubwenge ku gihe. Ngo nuko rero ngo muri ako gace ngo hari umugore w'umutima, ntuze kumbaza niba habaho nabi bihaha, nashaka kuvuga utabikibanga ureremba biri hanze nko kwahagira nyine nk'igihaha, mu gihe umutima nyine we akora umuti. Navugaga kubika neza amabanga no gutayasandaza. Aha nuko rero babyeyi, inkuru y'umwana isubira inyuma. Ngo wa mugore ngo umunsi umwe aza kujya ku isoko agura ikijumba kinini cyari kirimo gihenze pe, maze ngo aragiteka. Nuko cya kijumba gihiye yibuka rya tegeko ry'ako karere ko ikijumba kinini cyose ari cyo umugabo ngo wakoye neza. Wa mugore rero wari ufite abana imbere ye bavuye ku ishuri n'inzara yose urabyumva, atangira kubunza imitima uburyo ikijumba ari buze kugicamo. Ngo umugabo ni handi araza kubimenya, ubundi amwohereze ku ivuko amuhe ka weekend gashyushye. Yibaza nanone niba asubira ku isoko ubundi aba yagurira abana ibindi, kandi nta mafaranga yari agifite. Binashoboke ko wa mugabo atahahaga, kandi bene abo babaho umugabo adahahira urugo agacungira ku ihaho ry'umugore gusa ku bw'itegeko nabwo. Ikindi kandi uyu mugore akomeza kubunza imitima nyine koko bwari bumaze kwira, nuko akomeza abunza imitima yibaza uburyo umubyeyi wibashye nka we abana bagiye kuburara, ubundi akagaburira umugabo wenyine akohereza abana kuryama aho kurya. Nuko akomeza abunza imitima yibaza uburyo bagiye kumwirukana, bagiye kumuha ka weekend gashyushye. Biramuyobera, yamayobera nyine babyeyi. Nuko wa mugore amaze guhisha, mu gihe akiri kwibaza kuri ibyo, umugabo we aba arahageze. Maze wa mugore afata abana be arabuhagira neza, arabakarabya, maze abashyira muri saro. Nabo si ubwitonzi, baritwararika baribombarika sinakubwira, bifata neza pe, n'isuku yose bari bafite. Nuko wa mugore ngo yarura cya kijumba kinini koko, cya kijumba kimwe rukumbi, maze agitereka ku meza muri saro. Maze ahamagara umugabo we ati, mugabo mwiza nahishije, nabateguriye akantu karyoshye kandi mukunda. Nuko wa mugabo koko hageze abumbura igisorori, asanga cya kijumba noneho kimeze nk'ikimusumba, arishima cyane ukuntu umugore amwubashye. Aha ngaho nakurura ifoto ucengere ugeze kure, uburyo umugabo agiye gutangira kumiragura cya kijumba, abana bakanuye, y'amaso ari kureba, bari kumurebera. Ese ye arababwira ngo bajye kuryama cyangwa arabahungiye tabatonganye, arabe ko bakwibwiriza ko mvu uyu mugore yarangiye inshingano ze kubw'itegeko asanzwe afite muri uru rugo, kurura nawe urya imaci ijya kurangira. Nuko wa mugabo agira cyariyumvira ibyishimo byinshi, ahamagara wa mugore ati, mpereza icyuma hosha. Maze wa mugore kubera kumvira kwe ntiyanatekereje ku ngaruka mbi z'icyo cyuma, ubanza yakomeje gutekereza mu buryo bwiza kuko yumvaga nyine nta kosa afite, kandi akabona umugabo arishimye. Wa mugore amaze kukigeza ku meza, wa mugabo nk'umubyeyi ugomba kugaburira abo mu rugo rwe atari yandorerwamo gusa y'ubusambo kwikubira, nuko afata cya cyuma aratangira akata cya kijumbamwo ibice. Igice kimwe agiha umwana umwe, undi amuha ikindi, noneho ngo agace gatoya kari kasigaye agaha umugore we, n'akandi gace gato kasigaye nawe arakihereza. Ubundi barasangira gutyo barasabana, nuko bose bararya barahaga barishima, babona kujya kuryama. Sijya wahera uwo wari umugani. Bakristo bavandimwe, ubuzima bwacu hano ku isi ni nk'umugani, bidusaba gucukumbura. Ntabwo ari umurongo ugororotse ngo ryari muza gushyiraho kabiri ngo mpaka ngo biraza kuguha gatatu, ahubwo bisaba gutekereza, bisaba gucengera, bisaba gucukumbura. Ntukicare ngo ibisubizo bizizana bigusange aho uri. Vana amaboko mu mufuka, ukore, ucengere. Aha bidusaba gucukumbura. Kubaho muri ubu buzima bidusaba gucukumbura, gukoresha ubwenge ndetse n'umutima nama ngo tubashe kugera heza, tubashe kumva icyo Imana idushakaho aho kumva icyo abantu bo badushakaho. Ngo wa mugore w'umutima akabasha gushishoza akageza kure cya gisubizo babwirijwe n'umutima nama. Abakristo benshi birababaje, twahunze imitima yacu, ngize imvururu mu rugo rwacu, gusuzugurana, kubahuka, guhunga urugo rwacu, urukundo ruke, nirinze kuvuga urwango, guhunga ibibazo by'urugo, guhunga inshingano z'ubutumwa ndetse n'iz'urugo. Kubera iki? Kureremba, guca ibintu hejuru, isengesho nkarikora igihushuka, nta mwanya mfata wo gutega heza amatwi, adoration shwi, gushengerera shwi, kubera ko birushya. Gushengera ngomba gucukumbura ngashakisha Imana, ndabyihunza ngo birandushya birantwara igihe kirekire. Nuko rero nkaba nararambirwa mu by'Imana, nkaba nararambika ibindi byo nkabibonera umwanya, nkabishishikarira kandi
kandi byaba. Umuhanga ati la conscience est le premier vicaire du Christ. Ngo umutimanama wawe ni icyicaro gikomeye kandi cya mbere cya Kristo, umwungiriza wa mbere wa Kristo. Amen. Yesu umwana w'Imana, nanjye amaze igihe kirekire nihunze, naragiye kure yawe, naragiye kure y'umutimanama wanjye, nuko n'ikimenyimenye ngakemura ibibazo runtu. None nyuma y'ibyo umbwiye uyu munsi, niyemeje kuza mpure nawe buri munsi, nkoreshe neza umutimanama wanjye uko ushaka. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.